noneho tugiye kunywa kofi. Ubu ngubu hano naje ku kazuba, nageze aho numva izuba ari ryiza, ndavuga ni reka nze ninywere ikawa ndimo kumva n'izuba. Ikawa rero murabizi ko ikawa ni nziza, igira iyo wacitse intege nta mbaraga ufite winywera ikawa. Abazungu benshi bakunda kunywa ikawa ngo kugira ngo ibarinde stress. Iyo afite stress ahita ajya gushaka ikawa akanywa. Ariko nanone kubera ko tuzi ko kofi iri mu gihe ifite kafeyine, ntabwo bisaba ko unywa kofi nyinshi, kandi imiti myinshi n'ubundi tumenyereye ko iba irimo kafeyine. Ni ukuvuga ko ikawa iyo unyweye nyinshi hari igihe nanone ishobora kugutera ibindi bibazo by'umubiri. Unywa agatasi kamwe wenda nka rimwe mu cyumweru, ntabwo uyinywa cyane. Iyo ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukanywa kofi, n'ubundi ukanywa kofi nyinshi ishobora kugutera ibindi bibazo, kuko kofi ifite imbaraga, irakomeye. Biba bisaba ngo unywe agatasi gatoya, atari buri munsi. Iraryoha, kofi iraryoshye cyane rwose. Ituma utagira umunaniro, kandi nanone mbese ufite stress ukanywa kofi wumva umeze neza, wumva utuje. Iyo uzi ko umubiri wawe nta kibazo ufite, winywera kofi ukagubwa neza. Ubu rero ahangaha ntabwo tuyivugaho cyane kubera yuko tuzafata ikindi gice tuvugeho ibyiza bya kofi, tuvugeho ibibi bya kofi. Nanone ntimugire ngo kofi ni nziza uyinywa nk'icyayi. Kofi ntabwo ari nziza, ntabwo wayinywa uko wiboneye kose, kuko ishobora no kuguteza ibindi bibazo bikomeye. Murakoze. Ahangaha twari ukubereka ko kofi nayo burya igira ikidufashaho, iba ikenewe. Ubu uyu munsi niyemeje gufata itasi imwe ya kofi mu gitondo byonyine nkarekeraho. Nzababwira ibyiza bya kofi, babwire n'ibibi bya kofi. Murakoze. Dukomeze twinywere icyayi, dukomeze twifatire kofi yacu.